Reka twizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe twagarutse mu mwanya w'amakuru abagezweho kano kanya mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Umuhanzi Christopher yongeye guteguza alubamu ye ya gatatu abanyarwanda. Christopher ahamya ko iyo alubamu ye igeze mu mirimo yayo ya nyuma, dore ko indirimbo nyinshi ziyigize iyo alubamu yamaze kuzikoraho, igisigaye ari ukuzinonosora neza mu buryo bw'amashusho na video, then alubamu ya gatatu ikajya hanze. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, Christopher yagaragaje ko nawe atewe amatsiko n'iyi alubamu ye ari gukoraho, ndetse ahamya ko amaze imyaka 9 ayikoraho. Oh my god. Christopher yatangaje ko iyi alubamu imaze imyaka 9 ari kuyitegura, so bishoboke ko izaba ari umuriro iyi alubamu. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, yabwiye Igihe ko we atewe amatsiko nuko abantu bazayakira kuko ari igihangano yahaye umwanya munini. Imagine nawe ibaze imyaka 9 ategura iyi alubamu ya gatatu. So ni alubamu byumvikana ko izaba idasanzwe, alubamu izaba iriho indirimbo byumvikana zimeze neza cyane. Mu magambo ye yagize ati, ni alubamu nahamya ko maze hafi imyaka 9 nkoraho kuko hari indirimbo natangiye icyo gihe nanjye ubwanjye iyo ndirimbo inteye amatsiko. Iyi alubamu ya Christopher amaze igihe kinini ateguje abakunzi be, ndetse bamwe banatangiye gukeka ko itakigiye hanze, nubwo we adasiba kugaragaza ko ageze kure imirimo yo kuyitunganya. Mu minsi ishize Christopher yavuze ko iyi alubamu yatindijwe nuko yamusabaga akazi kenshi cyane. Iyo bavuze akazi kenshi cyane, bisaba kwitanga, kurara mu mastudio umunsi ku munsi, ndetse bisaba n'amafaranga menshi. Gutegura alubamu si ikintu gisanzwe, si ikintu cyo kwisukira. Iyi alubamu nshya ya Christopher izaba igiye hanze nyuma ya alubamu yise Habona yamurikiye muri Kigali Serena Hotel 2013, n'indi yise Ijuru Rito yamurikiye muri Kigali Convention Center 2017, niba mubyibuka. So uyu mugabo Christopher ni umwe mu bahanzi b'u Rwanda bafite alubamu nkeya hanze ku isoko kabisa. Ibaze nawe kuba afite alubamu ebyiri gusa. Hariyo yasohoye 2013 n'iyi yasohoye 2017. So birumvikana ko alubamu ari ikintu akoraho gake, akanagisohora hanyuzemo igihe kinini gusa. Iyi alubamu ishobora kuba izaba irenze, izaba idasanzwe, izaba iriho indirimbo nziza cyane z'umwimerere. So abanyarwanda tubahaye update, gusa iyo alubamu twitege ko ngo igiye gusohoka vuba aha. So guys, ngayo nguko rero, ngayo nguko. Ayo niyo makuru yaragezweho kano kanya mu ruganda rw'imyidagaduro, na mu zindi nkuru. Bye.